Turashima Imana yuko twavuse amahoro, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro none uyu munsi wa none. Imana ishigwe hejuru yuko wavuse amahoro gihumeka umwuka w'abazima. Ariko ndashaka ngo iyi audio noneho abantu bayikwize ku isi yose. Iyi audio nshaka kohereza muri uyu mwanya muze kuyikwiza ku isi yose, kandi muze gusoma rino jambo. Ariko cyane cyane Imana irashaka yuko aho umunyamurenge wese aherereye ku isi yaziyiriza kuwa kabiri. Umunyamurenge wese aherereye ku isi, waba uri muri Amerika, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri muri Tanzania, waba uri mu Bugande, waba uri muri Kenya, waba uri muri Amerika, waba uri muri Aziya, kuwa kabiri niwo munsi Imana yashizeho ko tugomba kuyiriza. Kandi uwa kabiri abantu benshi bazi amateka yo kuwa kabiri y'imirimo Imana yakoze. Waba uri Buvira, kandi Imana irashaka ko twiyiriza twese, tukiyiriza tugasenga Imana. Kandi hari icyo Imana izakora. Abantu nibiyiriza kuwa kabiri, umunsi wo kuwa kabiri, mu munsi umwe. Ntabwo Imana ivuze iminsi ibiri, Imana yavuze umunsi umwe gusa, umunsi wo kuwa kabiri. Hari icyo Imana yakoze, hari icyo Imana yaturengeyemwo. Abantu benshi barabizi, aho bari mu bihugu byose bitandukanye. Umunsi wo kuwa kabiri Imana yavuze ngo tuziyirize, kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Aho uzaba uri hose, waba uri mu isoko, waba uri umunyamurenge wese wo muri Kongo, abantu bose bazi yuko basenze Imana, bakayisenga Imana. Ya Mana twasenze ikiyerekana. Yambwiye mbabwire ngo muziyirize kuwa kabiri, kuwa kabiri. Kandi buri muntu wese azaba ari aziyirize kuwa kabiri, utakambire Imana ku gihugu. Kandi Imana yavuze ngo iziyerekana. Imana yavuze ngo nidusenga ntibibe bya bindi byo kumenyera, bya bindi byo kumenyera ngo bavuze ngo oya, ni kuwa kabiri. Ahantu hose uzaba uri, iyi audio ndabinginze mwishire ku mbuga zose. Kuwa kabiri aba ari umunsi wo kwiriza. Aho muzaba muri hose muziyirize, mubwira abagore banyu n'abana banyu. Uwo munsi ni umunsi wo kwiriza. Waba uri muri Amerika, waba uri hehe, hari ikintu Imana izakora. Hari urusika Imana izakuraho, hari urusika Imana izakuraho, hari igikuta gikomeye Imana izakuraho. Aho muherereye hose, reka mbabwire ngo amaboko y'isi ntaca amaze, ariko amaboko y'Imana azagaragara. Ya Mana mwizeye izaboneka, ya Mana musenga, ya Mana ba mama na ba data badutoje gusenga iziyerekana. Aho muzaba muri hose, mu matorero atandukanye, misozi itandukanye. Uwo ni umunsi wo kwiyiriza no kubasha gusenga Imana. Iyi audio ndabinginze ngo buri muntu wese uri yumve, umunsi wo kuwa kabiri ni umunsi wo kwiyiriza no gusenga Imana. Ari icyo Imana nyir'ijuru n'isi izakora. Murabizi abantu benshi basenze, sinababwira amazina y'abantu bose Imana yagiye ivanaho igakora ibitangaza, Imana ikiyerekana. Ari igihe kirageze noneho Imana yambwiye ngo mbabwire ngo tuzasenge kuwa kabiri. Kuwa kabiri tuzasenge, kuwa kabiri abantu bose baziyirize basenge. Nubwo uzaba uri hehe, uziyirize usenge kuwa kabiri. Hari icyo Imana izakora, muzakibonesha amaso yanyu. Abantu bose bazakibona umunsi umwe. Icyo nzi neza, hari icyo Imana izakora mu buzima. Murakoze, Imana ibambere umugisha. Ahasigaye turaza kuvuga ijambo ry'Imana nyuma. Ariko bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo Abamidiyani bazamukaga n'amatungo yabo n'amahema yabo, bazana n'amarumbo y'inzige ubwabo n'ingamiya zabo. Byagiraga umubare, ntibyagiraga umubare. Bazamurwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisirayeli bariheba cyane. Uwo Midiyani barera ko batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka kuwa Midiyani, Uwiteka abatumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze ati,
nabakuye mu gihugu cya Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko ndabakiza, mbakiza amaboko y'abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ahangaha bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo abamidiyani bazamukaga n'ingamiya zabo. Icyo gihe bagaza bazamuka n'ingamiya zabo bakazimangira, ngo nka kwa kundi ngo inzige zizimangira mu isi yose. Abamidiyani, mwari muzi yuko abamidiyani amadayimoni ashobora gufata agace runaka akagateza ibibazo, kandi ibibazo ntibibashe kurangira igihe abantu batapfukamye ngo bisengere Imana. Bijamwe ngo Abisirayeli ngo batakambira Imana kuba abamidiyani bari barazamutse, ngo bagaza bazimangira n'ingamiya zabo, kandi ngo gahunda yabo babaga bafite mu buzima bwabo bwose yari gahunda yo kubasha kurimbura. Nta yindi gahunda babaga bafite. Abamidiyani babaga bafite gahunda yo kubasha kurimbura. Imana iza kubibutsa rero hangaha, babaga bafite gahunda yo kubasha kurimbura mu buzima bwabo bwo, nta yindi gahunda babaga bafite. Uyu munsi wari ushobora kuvuga ngo njewe ngo nasenze iminsi 5 cyangwa iminsi 6 cyangwa iminsi 7 cyangwa iminsi 40, cyangwa uyu mugabo yavuze ngo se nitugize iminsi tubasha gusenga. Oya, ugize iminsi usenga, ariko Imana yashizeho umunsi wo kuwa kabiri, ko ari wo munsi tugomba gusenga Imana aho duherereye hose, waba uri mu bihugu zose runa. Uwo ni wo munsi Imana yashizeho, kubera ko uwo munsi ari wo munsi Imana yagiye tureshereza ingabo nishi. Ni wo munsi Imana yagita mu buzima. Ni wo munsi abantu bagaza basenga Imana, bagayisenga ikibuka amasezerano, ikavuga, ikadukiza abantu bakomeye bo mu isi y'abaho. Ivyo ni ibintu Imana yashakisha uburyo yabibutsa, kandi hari Imana yagiye ibivugaho. Murabizi mwese, biri ijambo ry'Imana ngo Uwiteka Imana ibabwira ijambo ngo sinjewe wabavanye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ni jewe Mana wabavanije mu gihugu cya Egiputa. Icyo gihe Abisirayeli batakambira Uwiteka kuba abamidiyani. Uwiteka abatumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli iravuze iti, nabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, nuko bakiza amaboko y'abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu. Hari Imana yakoze igihe Abisirayeli basenze. Ni ukuri hari Imana izakora aho uri hose, aho uri hose. Aho niwumva iyo ndabizi neza, muheze abantu bose yuko tuzasenga kuwa kabiri ari umunsi wo kwiyiriza, tukiriza kuwa kabiri, ari abari mu Minembwe, ari abari ku Ndondo, ari abari ahantu runaka, tukiyiriza tugasenga Imana yacu. Imana yatanze umunsi umwe, ari abari Burundi, ari abari hehe. Uwo ni umunsi wo kwiyiriza. Imana izagira icyo ikora, muzakirebesha amaso yanyu. Hari umusozi Imana izavanaho.